twongeye kubaha ikaze ku muyoboro w'inkuru n'ibukire, aho musanga inama n'impanuro z'ubwenge mu nzira njyabukire n'inzira ndemabukire. Hari amabanga 21 y'ubutsinzi y'abahirwe biyubakiye ubutunzi bahereye ku busa. Buri rimwe muri aya mabanga ni ingenzi kandi rirakenewe kugira ngo ugere ku bwigenge mu by'ubukungu. Kunanirwa gushyira mu bikorwa rimwe muri aya mahame bishobora kubangamira cyangwa se gukuraho burundu amahirwe yawe yo kugira ubuzima bwiza, ibyishimo no gutera imbere mu bukungu. Inkuru nziza nuko ushobora kwiga buri rimwe muri aya mahame binyuze mu kwimenyereza no kubisubiramo kenshi kugeza aho biba bisanzwe kuri wowe, nk'uko wize gutwara igare cyangwa imodoka ukabimenya. Ni nako wakiga kandi ukitoza gukoresha amabanga y'abahirwe bibwijeho ibitungo bahereye ku busa nyuma nawe akagukorera. Kandi rero nta mipaka ihari kiretse gusa iyo wishyiriraho cyangwa wakishyiriraho mu bitekerezo byawe. None rero nimutwemerere dutangire. Ibanga ry'ubukire rya kabiri, sobanura neza icyerekezo cyawe. Umuntu ugengwa n'umuhamagaro azakomeza kugenda no gutera imbere no mu muhanda mubi kurusha iyindi, ariko umuntu utagengwa n'umuhamagaro azananirwa kugenda no mu muhanda mwiza kurusha iyindi. Byavuzwe na Thomas Carlyle. Uvana indoto cyangwa inzozi zawe mu cyuka, uzishyire mu nyandiko y'intego igaragara neza. Birashoboka ko kuri kuruta ukuri kose kwavumbuwe mu mateka y'inyoko muntu ari ukuvuga ko umuntu ahinduka ibyo atekerezaho igihe kinini. Hari ibintu bibiri bigena kandi bikagenga ibiba mu buzima bwawe kurusha ibindi byose. Ibyo bintu ni ibyo utekerezaho n'uburyo ubitekerezaho umwanya munini. Abantu bagera ku butsinzi mu buzima bamara igice kinini cy'ubuzima bwabo batekereza ku ntego zabo. Ibyo bituma umunota ku munota bagenda begera izo ntego zabo, ariko kandi izo ntego nazo zigahora zihutira kugenda zibegera. Buri kintu cyose umara umwanya munini utekerezaho kirakura muri wowe kikaganza mu buzima bwawe. Niba utekereza ukavuga kandi ugahora ubona mu ntekerezo zawe intego zawe, byanze bikunze uzagera ku butsinzi buruta ndetse cyane ubwo abantu basanzwe bageraho. Mu gihe bahora batekereza, bavuga kandi bibwira ibibazo, amaganya n'ibizazane umwanya wabo munini. Aha ndashaka kuguha inzira igizwe n'intambwe 7 zagufasha kugena no kugera ku ntego zawe, ukigira umuherwe wigwijemo amamiliyoni y'amadolari. Intambwe ya mbere, gena mu buryo busobanutse kandi butomoye icyo ushaka kugeraho muri buri rwego rw'ubuzima bwawe, by'umwihariko mu rwego rw'imitungo n'amafaranga. Ndakubwiza ukuri ko abantu benshi batajya bakora ibi. Intambwe ya kabiri, andika neza mu buryo busobanutse kandi butomoye intego zawe. Buri gihe hari ikintu kimeze nk'igitangaza kiba hagati y'umutwe wawe n'amaboko yawe igihe cyose ushyize intego zawe mu nyandiko. Intambwe ya gatatu, gena igihe ntarengwa cya buri ntego. Ushobora kuyicagaguramo uduce duto duto niba imwe muri izo ntego ari ngari. Icy'ingenzi ni uko wiha intego cyangwa ikintu ugomba kugeraho. Intambwe ya kane, kora urutonde rwa buri kantu kose ukeka ko uzakenera gukora mu nzira yo kugera ku ntego yawe. Igihe cyose hari igitekerezo gishya wungutse, cyongereho kugeza igihe urutonde rwawe rwuzuriye. Intambwe ya gatanu, tunganya urutonde rw'ibyo ugomba gukora mu igenamigambi risobanutse. Aha bizagusaba kwemeza icyo ugomba gukora mbere y'ibindi n'icyo uzakora nyuma ya byose. Uzanagena icy'ingenzi kurusha ibindi n'igifite agaciro gake kurusha ibindi. Intambwe ya gatandatu, tangira ushyire mu bikorwa ako kanya. Watangara cyane ubashije kureba mu bubiko bw'isi uramutse ubonye intego n'amagenamigambi bitabasha kugerwaho bitewe no kuranzika ibikorwa no kwanga gutangira gushyira mu ngiro mu buryo bwihuse. Intambwe ya karindwi kandi wenda ari nayo ya karundura, ni ukugira igikorwa ukora buri munsi kikuganisha ku mwanzuro w'intego zawe nyamukuru. Uku kwiyemeza kw'ibikorwa bya buri munsi gufite akamaro gakomeye cyane mu kukugeza ku ntsinzi y'agatangaza muri buri kintu cyose wiyemeje kugeraho. Aha rero ndaguha umwitozo woroshye urabigufashamo. Ngaho fata urupapuro n'ikaramu maze wandike ijambo intego ku mutwe w'urwo rupapuro kandi ushyireho itariki ya none.
hasi wandike intego 10 ushaka kugeraho muri aya mezi 12 ari imbere. Ngaho izi ntego zandike mu ndagihe nkaho uwo mwaka wamaze kurangira, ukaba wamaze kugera kuri izo ntego zawe uko zakabaye. Tangira buri ntego ukoresheje ijambo ngewe kugira ngo zibe zawe kandi wowe wenyine. Biciye mu gukora neza uwo mwitozo wo gukora urutonde rw'ibintu 10 uzageraho mu mwaka uri imbere, uraba ukoze ikintu gikomeye kiri bukuvane mu gikundi kinini cy'abantu benshi bakomeza kugorwa n'ubuzima. Winjire mu cyiciro cyihariye cy'abatsinzi kigizwe n'abatarenze 3% by'abaturage b'umuryango mugari twisanzemo. Ikintu rero kibabaje nuko abagera kuri 97% by'abantu bakuru bose batigeze na rimwe bakora uyu mwitozo wo kwandika uru rutonde mu buzima bwabo bwose. Mu gihe rero ufite mu buryo bw'inyandiko urutonde rw'intego 10 ushaka kugeraho mu mezi 12 aza, fata urwo rutonde maze wibaze iki kibazo gikurikira: ni iyihe ntego muri izi 10 nakora naramuka nyigezeho ikazana impinduka zikomeye mu buzima bwanjye bwose? Uko igisubizo cyawe cyaba kimeze kose, fata ikaramu ushyira iyo ntego mu ruziga maze uyigire musumba zose cyangwa se intego ihatse izindi zose. Gena igihe ntarengwa, shyiraho igenamigambi risobanutse kandi utangire gushyira mu ngiro ibikorwa bimwe na bimwe buri munsi bizakugeza kuri iyo ntego karundura. Kuva ubu rero tekereza kandi uvuge gusa ibyerekeye iyo ntego yawe. Tekereza kandi uvuge uko uzagera kuri iyo ntego. Tekereza kandi uvuge kuri buri ntambwe uzatera zikuganisha ku mwuzuro w'iyo ntego yawe. Uyu mwitozo uzarema ubuhanzi bukomeye muri wowe, wongera imbaraga kandi unafungura ubushobozi bwinshi kandi bwinshi cyane wibitsemo. Hano hari umwitozo njyabikorwa. Buri gihe tekerereza ku rupapuro rwawe. Icara hasi utangire kwandika intego zawe n'igenamigambi rizagufasha kuzigeraho. Ndakubwiza ukuri ko uyu mwitozo wonyine wakugira umuherwe w'igwijeho $1,000,000 y'amadolari. Tangira nonaha. Ibi nubikora neza tuzongera guhurira aho ku munsi w'ejo tukugezaho ibanga rya 3 abakire bose bakoresha bigwizaho ubukire. Twebwe turi inkorane.